So ndimo nshaka kujya mu mbabwire mbavane kano kantu. Murabona ko intambara muri Kongo yabaye akasamutwe. No kuvuga ngo ibi byose bigeze ku munota wa nyuma, bigeze ku ndunduro iyo ko iyi niyo ntambara nyuma nababwiye igiye kubaho, igacanga abanyekongo, igacanga n'abanyarwanda. Abakongomani bizabacanga kuko bazaba bibonye mu butsinzi batakekaga, kuko ubu bamaze gusa nkaho bashize icyizere cyararangiye, ntago bafite icyizere cyuko bagomba gutsinda. I'm telling you, hawana iyo nuza bashize mbese icyo bita esubi, ntago bagifite icyizere cyuko bazakira ikintu cyitwa inkotanyi, kuko bababereye nk'igisebe cy'umufunzo. Inkotanyi zabaye igisebe cy'umufunzo ku banyekongo, byaracanze abantu, byarabayobeye. Ubu no kuvuga ngo rero ubu ibigiye kubatungura nuko urugamba rugiye kuba rwahindura imiterere, bigatuma inkotanyi zishushubikanwa, nkuko hano umuntu yabivugaga ati inkotanyi uko byagenda kose zigomba gusubira ku butaka bwazo, koko Kongo atari yabo. Ibyo nabyo nakasamuto kagiye garagara kuri izi nkotanyi. Hanyuma rero kata twavugaga n'uriya mu Burundi, twavuze kubigendanye nuko u Burundi u Rwanda rusigaranye katimwe yonyine yo kwigira abanyamurenge no kubiyoberekamo, cyangwa bagashaka kuko katindi batangiye gukuzana ya Red Tabaranguye ku mupaka w'u Burundi igiye gutera. Ibi byo ntago bizakunda, ntago bishoboka, kirazira n'umusaza atinya nyina, ntago bashobora kuzataka u Burundi. U Rwanda rwarabigerageje, rugerageza za Uvira barahakubitirwa, bashingura intumbi nyinshi cyane. Nabugingo no bagiye kuborogera kwanuza kwa Ruto, basetinga abantu bose. Tugara muve mu byo mu byo tugara muze tugende tujye kurwana, muze we barize baborose bikiraguyeho bakasi inzembe imbiri yabo, ariko byanze. Mwabibonye agakobwa kahagaze hariya kavuga amagambo menshi, ariko yose yabaye burebure. Aranje bati niyo mutabishaka mubireke. Icyo nicyo gisasu bari bohereje kugira ngo kize kuba cyahindura mbese abantu benshi nk'abakada bose ko mubazi uko babikoraga mu nkotanyi. Nawe uriya yaraje mu rwego rw'umukada ukakaye wa twirwaneho, ngo amadubu yewe ni idubu koko, idubu zijye mu myobo nk'inyaga zibe yiyongiye ko ubundi Kongo muyirekere bariya. Vitor Taremara yabibabwiye mwese, abibabwira nta kintu abashye, ahubwo ati muri kikwirwa muvuga muri abanyamurenge. Abanyamurenge se niki? Mwumvise ko muri abanyarwanda. Nuko rero mugende musubire mu Rwanda, abacumbikire mutangire mujye muranga ibintu mukunda kwibera ku tugari, muvuga amatora azokurikiraho ugomba kuba ufite agakarita k'itora, ibintu nk'ibyo mwahoraga muvuga mu byo ari byo mujya kuvuga. Ariko bindi byose kubuza abantu amahoro hariya ngo murirengera, murarwanira Kagame, nta bindi mu kurwanira mwebwe. Hamuna habari ntacyo mwatubwira, ntacyo mwaduteraho ubwoba. Tunajua kwamba nyinyi sio watu wa kufanya kazi ya kukomboa nchi ya Kongo ili muishi pale maintain. Kitu mnachokifanya ni kama kile General Sultan Makenga anachokifanya cha uwaji kwa wananchi na kuwafyeka na kuwaweka kwenye mashimo marefu. Ibyo nibyo mushoboye guhambira abana kandowe, ukamukurubana mu ijoro kamwica, ukakomangira ukagenda no kinga door to door, ugenda wica abantu. Nibwo ubuyobozi mushaka kuzana muri Kongo. Ibintu byo mu Rwanda kurya umutungo w'abaturage, kubaka imisoro kugahato, ibyo nibyo mushaka kujyana muri Kongo. Abanyekongo barabamenye, ubu noneho bagiye kwitanga babe nk'abajyanjawidi. Muzajya mubona ibisasu bibaturikana uko bimeze, akisubone zabaturikana niyo mutaragera mu nkiko, bagiye kubitendekaho mpaka rasti. I'm telling you, ibyo murimo gukora ntago mwe murabona, ibyo murimo kuvuga ntago murabyumva, ntago mugiye kubaho nk'uko mwari musanzwe mubayeho. Mugiye guhangayika, cya gihugu ntago muzagihabwa, ndetse namwe abanyarwandakazi ntago muzabona impoza amarira z'abana banyu. Murarizi ko maze gupfusha narwo rutarapfusha mu mwana w'umusore, uzi ko afite umwana abana b'abahungu babiri yapfushije umwe cyangwa bombi. Ubwo namwe muraho ariko muragenda murazaho mugatayipinga ibintu bitereweka, mukavuga ubusa, mukajya aho ngaho mukatwatakinga, tuma turabwira ibintu byabahindura, ibintu byabafasha, lakini mind zanyu ntabwo ziri setted. Ako barabavurugavuruze babagize nayubu, babagira nayubu, mukomeza kuba aho ngaho na mugenda inyuma y'ibintu. Tekereza umuntu utekereza kanibushitinga n'aba VIP ba Uganda akavuga ati rwose muduhereze ba Robert, muduhereze n'abandi tugende tubice tubatware, ngo baradushakira igihe, ngo it's a matter of time, watatupeleka pale kisha watumalize. Aha, reka mbabaza, nimumara kwica Robert, intambara ya Kongo izarangira?
niba mubyemera ko amaraso yanjye mu nyice intambara ya Kongo erekeraho jyewe mbimenye neza ko intambara ya Kongo igiye guhagarara ari uko mu nyishe nakwigemura nkamenya nti ntabwo muzongera gushotorana mu bihugu muturanye, ntabwo muzashotorana n'u Rwanda n'u Burundi na Kongo na Tanzania na Uganda. Jewe nakwigemura nkaza mukankubita ifuni mwashaka mukandasa nkuko mwarashe Karamira, mukasha Karubana mukavuga uyu turamwishe intambara irahagaze. Basi muzabimbwire mu binyandikire muvuge ngo ngwino tukwice ibintu bigenda biba amahoro. Ntakujya muni uwe ndasezera ku mugore wanje n'abana mbabwire jewe ndagiye ngiye kuba igitambo cya Afrika igira amahoro, kuko abakarere kararushye. Intambara zose zirimo kuba abantu bamaze gupfa no kubera u Rwanda n'ubuyobozi bwarwo. Ubuyobozi bw'u Rwanda nibwo bufite buri involved mu bibazo byose bya East Africa. Wanauwa huyu uravuga bakakwica ubwo tuko mugiye intambara ya Kongo imaze iki bakahita bakuvana ku bwa CDS bakahita bakujyana kugira ambassador ukavayo rikenyeje bakaguhimbira ibyaha wahujaganira na general mugenzi wawe bakagukubita akajogera ku kuguru wakwanga kubyumva bakaguforsa ukikanga usigaye uri nka skeleton nyuma ukaza gusingiza. Ibyo nibyo tugomba kugenderamo, ariko hari abana hari abatarapfukamira bayari. Ntabwo nyobewe yuko mumfashe mwakuramo amenyo yanjye mukoresheje pense, inzara mukazikuramo mukoresheje pense, amabya mukayakanda na za pense mukanshira ku musaraba mukankubita ko mushaka ngapfa mbabaye n'imisonga ikanyica nkahita gumva. Iyo simbi yobewe, ariko noneho nindo rimbi tugubyanjye urimo kumforce. Ushaka kwica Robert abanze y'ikimana, ushaka kunyica abanze y'ike Uwiteka uhoraho. Kandi unuka wese ko ndimo kugira ngo ndengera abanyarwanda barimo gupfa barimo kujumunwa hira no hira, ntabwo azabona u Rwanda rushya. Amaso yazabonera u Rwanda kure, azarurebera kure, narangiza agwe atembe inyo. Buri muntu wese urimo kwandika izo za message urimo kutwataka adukura ku muramwa, adukura ku murongo wo kurengera abanyarwanda no guhindura cya gihugu kikaba gishya kikayoborwa n'abantu bagikwiriye. Wowe wari wo wese penda usipende, nta Rwanda rushyo uzabona n'amaso yawe, ntago uzarureba, utakufa kama wumva. Uzarurebesha amaso kure, uzareba nkuko bari aba Mose barebye Kanani, niba nabo barahari barahitegereza, ariko ntago bahakandagiye kugira ngo basangire ibyiza byaho na bene wabo. Sababu ivuzi ryanyu, ariko jewe nzi ko ubusaza bwanjye bwose nzasazira mu Rwanda, nzanezerwa mu Rwanda, nzarya ku mbuto z'u Rwanda, nzasangira n'abanyarwanda, nzabareba bameze neza banezerewe, nzaba ndi umusaza ndeba abana abuzukuru banje n'abuzukuru zabanezerewe mu gihugu, mvuge amina ibi twasabye Uwiteka arabidukoreye. Sefini nshatse angaha nafunga na live nkaba nasezera abantu, kuko ibi ngibi nibyo nashaka kubabwira. Ni ukweli, penda usipende, u Rwanda ruzaba rwiza. Nababwini mwe mwatumwe kuza ngo murangize Robert, ni simple, washobora kubikora cyangwa ugapfira mu nzira uje kubikora. Uwiteka arambwiye ngo agiye gutanga ingabo nyinshi cyane zipfe ku bwanjye, zirapfa. Nabaneze iminsi barapfuye, nabanutse bushize barapfuye, nabanutse bapfiriye mu mashyamba ya Kongo, nabarimo babishaka kubigerageza drone zarabariye, nabanyanditseho ibintu bibi bose bari hasi mu butaka. Abasigaye rero gahoro 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 gahoro, nenda pole pole, ntabwo bambateye. Imana irahana unutse ku rubuga ikamukekekesha, utongera kuruhuka, utongera kureba guhumbuka amaso ngo arebe. Wowe nkanswe, wowe noneho bohereje ngo ngwino ugenze Robert mpaka umunogonoye. You see, ni umuntu w'umugabo ngo urashakisha kwica Robert, nturangiza wice Karamisi. Wewe akoreka mbaza nk'ubu uburahiga nka Bosco Empire ngo bigende gute? Uyu mwana ibyo avuga birenze ni ibihe? Kuvuga ibintu byabayeho, ibintu mugaragaza mu rubyiruko, uya n'urubyiruko aravuga ibyo abona, ibyo yabayemo,
akuriye muri ya leta yirwanaho kugera aho agejeje, none uramudeployinga abantu ngo bazamugenze mpaka last. Kwa nini? Amaraso ya Bosco ni azatanga amahoro mu gihugu? Amaraso ya Karamzi. Kuki umuntu avuga ngo yarokoye umuntu, wabohoye umuntu umukura mu ngo y'uburetwa Habyarimana, warangiza noneho kanamwiyica? Mwatabaye mwabohoye Kizito mu mushirahe. Ndumva nafunga live. Shaka ending stream right now. Amujinyo tuzamuka numva nawe biyanditse kuri ngo tugufashe ngo. Sasa rero mufite ikibazo gikomeye. Ese kuki mudatekereza ngo umuntu we aramusagiye mu bushobozi nka buriya yakora iki we? Nk'ubu Robert ndamutse nikanze ndi umuntu ukomeye mu Rwanda, sije ko nashobora gukora uburyo nk'ubwo. Jewe wambaza ngo we wakora iki? Nakora iki? Nitakuongoza kwa mfano, tena nitakuonyesha jinsi wanavyoongoza, tena sitakubali kuwa mimi niwe kiongozi wa milele. Ready intake yanje bose barimo retirinze, sibyo se? Barimo retiringa. Hako nago namera nk'abariya kureba abantu uruta ukavuga ngo bashaje barashaje baje mu zabukuru, ariko wowe ukagumizaho ngo barankunda abaturage baracyanyeneye. Urashaje nawe ubukeneye, taha vaho, genda ujye kuragira inka zawe cyangwa ujye muri famu yawe wibereho kwawe, ureka abandi bayobore. Hako ukazana imitwe ngo baracyanyeneye mvuyeho na washobora kuyobora. Nanaye kudanganya. Baracecetse ariko barabyumva, barabizi, barabireba, bagaceceka no mujinya n'ubugome bwinshi bagufitiye ku mitima yabo. Ibi ndabivuze uvuga naba bivuge nabi, ushaka kumitana agire vuba rwose, kuko intwari zose mwarazishe ziri kuzimu, hasigaye bigwari. Abari bakwiriye banyabo mwarabamaze. Abari bakwiriye u Rwanda, mana yanjye, mwarabamaze. Ngiye jyo nabandi igiki nkagenda nkabasanga, ariko nkaba mfite inkuru nasize imusozi. Hagira inkuru nsiga imusozi ya nyayo. Kila kitu ni kuwa ako burya wa mugani agatoki kakombye mu nkono ngo gahora karangwa no kuba gahora gahimye, kana ko ivu kiteguye. Anyway, ndabashimiye mwese abaje kuri live y'uyu munsi. Tuboneye no kubasezera, ubundi gahunda yose tuzatubagezaho kuko turi ku rugamba rutoroshye. Buri munsi tuzadukora live kugeza igihe bari abagabo bazona mu icumu ryabo no kura ingoyi ku baturage b'Abanyarwanda, no kurekera gushotorana mu buyobozi mu bindi bihugu, kugeza u Rwanda rutangiye gutsura umubano n'ibindi bihugu, tukaba u Rwanda Abanyarwanda bishimirwa atari Abanyarwanda ugeze hose bavuga ko uri Umunyarwanda, ukabona biguteye ipfunwe kubera ko uzwiho izina ribi. Tuzi ko kuroga, kwicana, gushimuta, kugambanirana Rwanda ntago baruvuga. Nabahaye urugero rw'umuntu witwa Perezida wa Amerika, muhurira muri quartier cyangwa ahantu Samuel, ukamubwira uti nago nzagutora singushaka ko ati genda uzabereka abandi bazantora, ariko bibwire Kagame abambari baho ngabitaho gutwara bakakwica iryo joro. Uravuga ku Mana yacu. Ariko njya mbona mu Rwanda bikandenga. Takaya dusaba message ariko amasaha yanjye abaranye, maze gukora isaha imwe n'iminota 20. Ikiba kisigaye no gufunga stream, then tukazongera ejo. Izi message nakenze basomera, ndabakunda cyane. Ngo ati ngo agati gateretswe n'Imana nawe ugahungabanye usijyari ntacyo zizagutwara. At Robert, thank you Brian. Brigitte Uwase, mane guhumugisha uri hose. Urakoye witwa Topista aravuga ati urakoze Robert, salute kabisa.
ndi wiki ubusa amasaha kwagiye ne naguha link ubu ngubu nacyo twavuga kubera ko dore amasaha aho tugeze ubu ngubu battery nawe ko mfite battery imwe kandi ubu ngubu yapata kitu cya kufanya nzayigureja bonde shanze mbatereka mvana muco mukora dukubita amasaha 2-3 turimo kugana turi ku rugamba rwiza cyane kabisa turwana intambara kutavigama oyiwe aravuga Museveni se umuzanye uti wacha wewe anyway ngira ngo ajana ngaliye kujyo ko bana muri abasazi message zanyu ndazikunda ariko pamoja na hiyo tureke kubeshya yewe ntacyo biba binwaye mazi ko ahandi nubwo tuba dufitanye ibi byo gushyamirana icyo dupfana kiruta kuri icyo dupfa murabizi twese turi abantu turi abanyarwanda turi abarundi turi abakongo turi abantu n'ukuri kw'Imana ntago turi inyamaswa ntago dukwiriye kwicana kandi murabizi ko nkubonye mu cyuho sinagugirira nabi sinakwica sinakumera nabi ariko wowe mbonye wenda wabikora ariko nceka ko tubonanye nk'aba bahungu barimo kunuka hano tukareba na gutya macho kwa macho ya twasangiraga koko tukanywa soda agataha ntacyo yantwara ariko harabo tasangira harababugendana mu pantaro abarekereje ajya ati akakubona nk'ahantu wicaye mbonye Robert musengerera akantu bavuga ngo musengerere bavuga ngo musengerere agusengera akuvangira musengeresha naka musengere mukura kururemo gato musengerere kweli musengerere jewe Imana yandengeje ubwo burozi bwanyu nicwa nago nzapfa sinzapfa ahubwo nzarama ntekerereza abantu ibyo wankoreye urumva sinzapfa ahubwo nzarama ntekerereza abantu ibyo wankoreye ibyo nibyo byonyine mwese mbatuye isengesho riri muri Zaburi ya 20 na kangahe 23 umurongo reka dusimbuke tujye ku murongo wa 6 ho haravuga ngo we wao uburungi n'isate biremenga mu cyongereza mu kigande we wao uburungi n'isate biremenga genda nange surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life mu Nyarwanda no kuri kugirwa neza n'imbabazi bizanyomaho iminsi yose nkiriho nanjye nzaba mu nzu yo witeka iteka ryose amen so salute